nongeye kugusuzaho ukurikiye YouTube channel yanjye, twibutsa niba utarakanda subscribe kuyikanda, share ku nshuti zawe, comment, igitekerezo cyawe gihabwa agaciro. Kuri uyu munsi ngiye kukugezaho bimwe mu bibera mu cyumweru cyitwa cy'ikuzimu kubinjira mu mutwe wa Marcos mu gisirikare cy'Ubuhinde. Ubuhinde ni kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye ku isi. Muri iki gisirikare uhasanga umutwe wa Marine Commandos, ariwo bahina bakita Marcos, ushinzwe gutabara aho rukomeye. Uyu mutwe udasanzwe rero mu ngabo z'Ubuhinde witwa Marcos, bishatse kuvuga abasirikare kabuhariwe bo mu mazi. Marcos bisobanurwa Marine Commandos, ariko abawinjiramo bahabwa imyitozo idasanzwe ituma bashobora kurwana aho ariho hose byaba ngombwa, haba mu mazi, ku butaka cyangwa se mu kirere. Reka bagezeho bumwe mu buryo butanu abasirikare bari muri Marcos batozwa iyo bari muri icyo cyumweru cyiswe cy'ikuzimu. Uburyo bwa mbere, abasirikare bari muri Marcos babanza kwigishwa uburyo budasanzwe bwo gusimbuka mu butaka. Ubu buryo budasanzwe ni ugusimbuka uvuye mu ntera ndende cyane, noneho umutaka ukawufungurira kure, aribyo bita high altitude high opening. Ahangaha umusirikare ategekwa gusimbuka avuye mu ndege iri mu birometero 8 uvuye ku butaka, noneho akaza gufungura umutaka we nyuma y'amasegonda ari hagati y'10 na 15 akimara gusimbuka. Iyi myitozo yo gusimbuka ahantu hareshya hatya niba yoroshye habe namba, dore ko mu birometero 8 dusuvuye ku butaka ubushyuhe buba buri dogere 4 munsi ya 0, umuyaga w'ahantu ukaba nawe utorohera benshi. Uburyo bwa kabiri bakoresha mu gutoza abasirikare bari muri Marcos, abasirikare batozwa kwiruka n'amaguru intera igera ku birometero 20 buri munsi kandi mu gihe gito. Abasirikare iyo bari mu cyumweru kidasanzwe barabyutswa buri gitondo kare cyane bakirukanka ahantu hareshya n'ibirometero 20 kandi babikora mu gihe gito cyane baba bahawe, utabishoboye akaba aratsinzwe. Undi munsi ukurikiyeho nanone mu ijoro cyangwa mu gitondo, abasirikare baba binjiye muri Marcos hatangira kwigishwa kwirukanka bya birometero 20 bafite ibikoresho binyuranye ku mubiri wabo bipima ibiro 60 byose. Ibi nabyo babikora mu gihe gito kandi bihuta, utabashije agasezererwa. Undi munsi ukurikiyeho abasirikare nanone bahabwa undi mwitozo wo kwirukanka ibirometero nanone 120 byose bagihetse ibiro 60 ku mubiri wabo. Uburyo bwa gatatu bukoreshwa mu gutoza abasirikare bari muri Marcos, abasirikare batozwa kuryama amasaha ari munsi y'4 mu cyumweru cyose. Ibi byakumvikana nk'ibidashoboka cyangwa amakabya nkuru, ariko niko bimeze kuko mu gihe cy'icyumweru cyahawe akabyiniriro k'icyumweru cy'ikuzimu, abasirikare bari ku masomo bemerewe kuryama igihe kiri hagati y'isaha 1 n'isaha n'igice gusa ku munsi, kandi nabwo bakayihabwa batunguwe kuko bagira batya bakumva itegeko ngo nimuryame musinzire. Rimwe na rimwe ugasanga babibwiye bari no mu mazi, ubwo nyine bakaryamaho. Mu kubabyutsa hakoreshwa kiboko cyangwa se gukubitwa iminyururu ibabaza cyane. Uburyo bwa
bwa kane bukoreshwa mu gutoza abasirikare batozwa kwirukanka mu cyondo. Ahangaha abasirikare bafata igihe runaka ku munsi bagatozwa kwirukanka mu byondo bifatira cyane, rimwe na rimwe bakanahabwa n'udukapu dupima ibiro 25 bakaduheka ku migongo yabo, noneho bagakora ibisa n'amarushanwa. Kwiruka mu mazi ubwabyo ntibyoroha, noneho byagera mu byondo bigakomera cyane. Ibintu bituma n'ubundi benshi basezererwa imyitozo itarangiye kuko bahabwa igihe gito cyane cyo kubikora. Uburyo bwa gatanu, aba basirikare bigishwa indimi z'amahanga bakanabazwa. Abasirikare bahabwa amasomo menshi cyane kandi anyuranye y'imirwanire mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa, ariko banyuzamo bakanigishwa zimwe mu ndimi nk'Icyarabu n'Igishinwa kugira ngo babashe kuzigiraho ubumenyi bw'ibanze. Bigishwa kandi kugira ibanga mu byo bakora byose ndetse no kutagaragaza hanze ko babarizwa mu mutwe udasanzwe. Mwakoze nshuti mwese mwabashije gukurikira ino YouTube channel, kwibutsa ko ari kumwe na Pacifique Ngendasana. Murakoze, naho ubutaha mukomeze mukore subscribe. Ciao ciao.